ubwo nyine impamvu uvuga ngo batinze gushaka nuko ibyo ari gushaka batarabibona umunsi babibonye ntago bazirwa bakomeza gushakisha. Iyo urebye unariye impamvu yatumye bamenya cyangwa ruki badashaka kandi bafite amafaranga. Nakubwiye ngo abantu bashaka bitewe n'icyo bashaka. Sibyo? Bivuze icyo bashaka ntabwo barakibona. Icyo bashaka mu gihe batarakibona rero. Bakomeze bagishaka. Bakomeze bashakisha. Kugeza ubwo bazakibona. Yego. Kandi nibakibona ndabizi neza yuko bitewe n'ukuntu avuze gushaka. Isi yose izamenya icyo bashaka ko bakibonye. Rero ngiye ntabwo nabablaminga cyangwa ngo mbatera amabuye. Uyu munsi wa none bimaze kumenyerwa ko amatimu yose atangira ari support ari win buri wese azana 50 mugakorana. Ndibaza ngo nyuma yuko mwakoze muri ubwo buryo uwitwa Patino yaje guhinduka boss wanyu gute kandi mwese mwaratangiye mwikora. None tuzi witwa Bijiyo Bija na Nsabi ni bamwe mu bantu no bahuza ururimi. Guhuza ururimi no guhuza imikorere ntago bihura. Bibaye ngombwa ko bakubwira ko ugiye gutanga award ihabwa umunyarwenya umukomediye umwe mw'abo bantu babiri igatwara umwe undi agasigara wayihande bose nayibimye. Bose nayibimye. Why? Ako waretse kugorana. Ntabwo ndi kugorana. Nje ni kukubwira ibintu nzi neza kuko abo nabantu nirirwa nabo maze imyaka 2 nirirwana nabo ngorana nabo urumva umunsi ku wundi. Urebye imikorere ya Nsabi n'imikorere ya Bijiyo Bija. Ntabwo bishobora guhura. Ufite inshuti yawe yitwa Nana ndetse n'inshuti yawe yitwa Mitsutsu by'umwihariko n'abantu uyobora muri timu yawe. Uyu munsi wa none harimo umwuka utari mwiza mu mibanire yabo cyangwa se hagati yabo bombi. Ese kuri kote y'akazi ntacyo byangiza? Nihe message bababwira ku giti cyabo bombi? Message nababwira. Ntayo. First of all ndashimira Patino. Kuko Patino niwe wamfashe anshyiraho abantu bareba sibyo niwe watumye menyana na Kiramani. Rero aho yicaye yumve yuko mushimira kandi mbikuye ku mutima. Kiramani we icyo navuga Yes, je suis professeur Chuchu Eric Stonchi de Superboy Sama ntibagwe ntayitatse ubwiza umuzito agira intenge kucyongera nkora kuko apete ya push nda propose ama equipe etiza apete bayitupa mu matsinda abanzi ndabasuje n'abatanzi ntibo bigire ikibazo kuko nanjye ntabwo mbazi nizere ko mumeze neza bari mu mpande zisigiye zitandukanye by'umwihariko abari muri East African Community icyo nakita nka u Rwanda u Burundi Uganda Kenya na Tanzania ndetse ntibagiwe n'inshuti zacu z'aba diaspora baziri hirya no hino reka ntanyengwe zikaze babashokora subscribe kuri Big Town TV ndetse nongera kwibutsa gukana notification cyangwa se akazogera kugira ngo ujye ugenda ubasha kubona notification zacu umunsi ku munsi nkuko mubibona rero kuri kamera za Big Town TV turi kumwe n'umuntu w'icyamamare ukomeye cyane umwe mu basore bakoze ibigwi umwe mu bantu bakoze ibikorwa ku rwego byivugira yatangiye kera cyane kuva 2019 mwaramubonaga yatangiye n'abitwa ba Patino arazamuka akora n'abandi bantu bagiye batandukanye uyu munsi wa none ni umwe mu bantu bafite icyo nakita ndabyita ngo iki profile ikomeye mu cyitwa Kiramani Empire. Tangira ubeshya abanyarwanda. Umeze gute muvandimwe? Umeze fresh? Yameze neza mani ntari. Wagwana? Fresh kabisa. Urumwe mu bantu batajya bapfa gusaza. Byose ibanga nirimo. Ibanga nirihe? Ibanga no kwishakira amahoro n'ibyishimo. Benshi bakunda kuvuga ko ibyishimo bihenda ariko biba bashaye kubigeraho. Oya. Ibyishimo bihenda bitewe n'icyo ushaka. Nitwa Renzo nk'ibisanzwe ababizi. Nkaba ndumukinnyi wa filime. Yego. Usari ikindi ushaka. Oya nibindi bivuge. Ndacyari umusore. Numwe mu basore bashobora kwabusha imyaka. Barakuroze. Nivuge se? Barakuyivuge. Numwe mu basore batinze gushaka ndetse harukuntu bajye bavuga bagakora. Batinze gushaka? Nge se ndi wowe. Oya rumva nge nahozeho kuva kera nge nahozeho. Ahubwo nibaza ku myaka ufite wowe. Yego. Nk'ubu ngubu ababyeyi bawe ko barumbiye ubamari iki? Ushobora gusanga muri umuntu mwavukiye rimwe yarashatse umugore afite n'abana ariko wowe uracyari mu mihanda ya Kigali. Ntabwo akabye wamfura we. Hari umugabo urumba? Bararumba se ko barumba? Usibye ko namushobora kuba batarabimenye. Abantu bataza kunyumva nabi. Umugabo warumbye n'umwe n'uwo bita Cyucyo. Niwe warumbye. Renzo reka nkubwira akantu kamwe. Bitari ibanga hari ukuntu bajya bakora urutonde rw'abantu baba batinze gushaka abo babamenya abo ba Rocky babamenya abitwa ba Tukote ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye ariko nkumva kuri liste ntibari kukuzanaho kandi bakakwibagirwa urumwe mu basore babayeho kuva kera zikwa muhunga bigize seriye reka manze nkubaza yego yivuze gutinda gushaka ubushatse kuvuga iki gatatu
gutinda gushaka imyaka imyaka semera ko ari imibare ko ari umuntu arengera kurengera ushatse kuvuga n'iki mu gihe cyacu ku myaka 22 twarashakaga none muri kugira 40 mukiri abasore harya ufite ingahe ngiye ntago ari myinshi cyane 39 ni kubeshya abanyarwanda subwo ese yigize myinshi cyangwa mike sinzi ni wigize myinshi cyangwa mikeya akicyonse no kuri kubeshya abanyarwanda ndacyari umwana kandi ubwo nabo uri kubwira ngo ndakuze ku kigero cy'abakuru banjye babanje no bari kunde baraza kubivuga muri comment urumva ufite ukuntu ufite baby face nimba ariko nabyita ufite agasura kakiri kabana baby face nari yiki wakubaza ngo baby face iva mu kwiyitaho sibyo ako mu bigaragara sindi umwana sindi na mukuru yego ariko ndaza kukubaza kuri kote yawe iyo urebye ubona ari ihe mpamvu ituma bitwa ba Rocky babamenya badashaka kandi bizi ko bafite amafaranga buriya umuntu ashaka nge nakoreje ngo gushaka ni iki ntigeze ubinsubiza gushaka n'ubushobozi oya si ukuvuga ngo gushaka n'ubushobozi ahubwo nge nakoreje ngo gushaka ni iki iyo uza kumentioning icyo umuntu ashaka ikintu kubw'icyo ashaka sibyo inshinga gushaka ubwayo isobane gushaka nyine ashaka iki umugore baramukopa se baramukopa oya nago bamukopa ariko nabo buntu ngo basigaye bariho ngo byaroroshye nta kintu gikaze nta mugore w'ubuntu baho batazakubeshya kuko se biracyariho none areba neza uzasanga nta mugore w'ubuntu baho ushobora gusanga hari biba byaragenze kuwo muntu yego mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntago ariko bari ubuntu yego bivuze gushaka biva ku nshinga gushobora oya gushobora ni inshinga ukwayo no gushaka ni ikindi yego kandi umuntu ashaka bitewe n'ikiri gushaka sibyo rero mu gihe utigeze umentioninga ngo urashaka iki ubwo nyine impamvu uvuga ngo batinze gushaka nuko ibyo ari gushaka batarabibona umunsi babibonye ntago bazirwa bakomeza gushakisha ari ijambo mbwiye ngo umugore ntibamukopa bishatse kuvuga ko udafite amafaranga batamuguhereza cyangwa se iyo nkwano sibyo uri kunyumva nabi buriya hari ikintu abantu bajya birengagiza si ngombwa ngo buri wese aba afite ubwo bushobozi sibyo ariko buriya umwana w'umuntu sibyo umubyeyi akifata akarero akabyara umwana akamurera akamugabura akiri mutoya akamwishyura ishuri akamwambika just wowe ukagenda ugaterura hari ugatwara ntago ari biri feye iyo urebye ubona ariye mpamvu yatumye bamenya cyangwa Rocky badashaka kandi bafite amafaranga nakubwiye ngo abantu bashaka bitewe n'icyo bashaka sibyo bivuze icyo bashaka ntabwo icyo bashaka mu gihe batarakibona rero bakomeze bagishaka bakomeze bashakisha kugeza ubwo bazakibona yego kandi nibakibona ndabizi neza yuko bitewe n'ukuntu avuze gushaka sibyo yego isi yose izamenya icyo bashaka ko bakibonye rero nge ntabwo nabablaminga cyangwa ngo mbatera amabuye sibyo ubwo nibo bafite gahunda zabo nuko bakora ibintu byabo nibo bazi intego bashaka kugeraho bakomeze bahangane nabyo yitwa Renzo urumwe mu bantu twatangiye kumenya kuva 2019 2020 ariko ushaka ko natangiye mbere ese natangiye mbere ubundi 2019 kwa kundi urumva ushobora kuza kuri seti banyekiso bari gushutinga bakareba uburyo bakora ariko jewe natangiye mu kwa 2020 mu kwezi kwa gatanu ridubu nguma niba ntibeshye maze kuzuza imyaka 5 uri muri cinema uri mu ruganda ndi mu ruganda urumwe mu bantu bategeze bacika intege bakomeje bagakora oya buri ariko manze mubwire iyo ikintu gikunda yego kandi wumva ko ikintu ari icyawe ntabwo uhita ku mbaraga biri gutware ahubwo utanga ibishoboka kugira ngo ukibone yego uyu munsi wa none urumwe mu bantu batangiye ubwo ni 2020 utangira muri team ya Patino cyangwa se muri groupe ye uyu munsi wa none ukaba ukirimo hari ukuntu baduherezaga amakuru avuga ko kiragihe mwakoraga nta mafaranga mwinjiza by'umwihariko na duke tubonekera ku ba boss cyangwa se ku bakoresha ni yihe mpamvu yatumye ukomeza gupushinga kugira ngo maginga ngabo ukiri muri uruganda uvuze gutyo byansaba guhera hasi cyane twe twatangiye turi abana bato sibyo yego umuntu mukuru muri twebwe wari urimo yari umuntu ufite imyaka 24 muto ya muri twebwe yari afite imyaka 15 urumva turi abana bari gukora kuva hasi tuzamuka yego nta support nimwe nitwe twikoramo sibyo yego nge ntago mbibara nko kuvuga ngo aba boss amafaranga yazaga ari ku ba boss gusa siko mbibara kuko
nkomereje naringeze twatangiye turi batari twe twikoramo tuvuga ngo amafaranga ari buboneke uko kwezi niyo turi bwongeye tugashora kugira ngo dukore ibintu byiza. Yego. Rero ngiye ntago nabaranga ikibazo kiri ku babosi cyangwa se amafaranga yabonekaga yigira mu mifuka y'ababosi. Twahereye kuri zero nta kintu na kimwe dufite. Twabaga dufite nanashimira umuntu witwa Amuzoza. Ni umwe mu bantu badufashije cyane akajya yohereza umukameramani we akaza kudufasha nta gice na kimwe turi bumwishyure. Amuzoza ikintu cyo genda kibuka. Urumva rero niyo support nyine twari dufite. Yego. Urumva kurya twarimenyaga kwiyambika tukimenya kugira ngo tugire gute dukomeze gukora ibintu byiza abantu babikunde. Nubwo buryo ngiye nabikubwiramo gusa ntabwo nakubwira ngo umubosi cyangwa umuntu runaka amafaranga yashyiraga mu mufuka we. Nubwo buryo twakoragamo. Uyu munsi wa none bimaze kumenyerwa ko amatimu yose atangira ari support ari win buri wese azana 50 mugakorana. Ndibaza ngo nyuma yuko mwakoze muri ubwo buryo uwitwa Patino yaje guhinduka boss wanyu gute kandi mwese mwaratangiye mwikora. Already n'uyu munsi ni boss wanjye. Yego. Urumva kandi azahora ari na boss wanjye. Yego. Kuko yatabawe ntagomba nguhagaza imbere. Hari impamvu nyine ikintu nashatse kubaza urumva mwese nyine niba muba mwaratangiye buri wese azana 50 cyangwa se ubona bibiri akaza mu gashutinga kugira ngo haze gutorwamo nkuru umuntu yitwe boss wanyu kandi wenda tubare mwaratangiye kuri cano mwese nakita ko mushyiraho support yanyu bikaza kurangira we yiswe boss ku buryo agomba kujya bahemba ari bo bakorera imishahara by'umwihariko nta nubwo mwikoreramo arabagenera kugira ngo yitwe boss byasabye ko akora iki kugira ngo iyo ranka muyimwambike. Kugira ngo yitwe boss ikintu byasabye nawe bayengiye wacyumva. Patino yari wa muntu ukora cyane. Sibyo? Nakubwiye ko support twari dufite ari imwe. Kwari ukudukamera gusa. Yararaga mu mashini. Akandika ibyo turi bushuting, akaza akadirecting nawe ubwagakina. Sibyo? Yego. Kandi ikindi kintu cya kabiri nakubwira ibi bintu bibamo amahirwe. Sibyo adasanzwe. Hari ukuntu nyine bitewe n'uburyo ugenda ukora abantu bakabikunda, cyangwa bakwikundira. Sibyo? Yego. Bakemera kugusapotinga nyuma. Uko ibiciro rero bigenda biboneka ukagenda usangira na bagenzi bawe. Ariko nta kintu nigeze niba navuga nta tsinda rimwe rigeze ribaho ridafite umuntu riyoboye. Ubwo iryo tsinda rinabayeho sinekeza kuri yaba ari itsinda. Nk'ubu ngubu urugero rworoshye turi kuri Big Town. Yego. Ndamutse ndi umukozi nawe ukaba undi mukozi na cameraman akaba ari umukozi twese twitwa abakozi tudafite umuntu tuyoboye. Ntekereza ko kumvikana byagorana. Ariko iyo mufite umuntu ubayoboye aravuga ati ariko hanga nubwo mwakoze gutya mwakoze nabi mugaruke mu murongo gutya. Ntekereza ko ari bwo buryo kuko niwe wari uhedinze ibyo bintu byose. Kandi n'uyu munsi team Patino yose ni uhedinze. Urumva rero ni CEO kuko izina dukorera munsi ni irye. Nta cyamubuza kuba boss wacu rero. Yego. Tukiri kuri kote ya comedy muri mu bantu batanye ndetse munakora neza tunabashimira cyane muri mu bantu bashyize icyitwa comedy nyarwanda ku rundi rwego kugeza ubwo nyine n'abanyamahanga batangira kwiyumvamo comedy nyarwanda. Uwitwa Patino cyangwa se team yiwe yabayeho tuza kumenya n'uwitwa Nyagiso ndetse by'umwihariko hanavuka n'uwitwa Nyagiso yahozeho. Yego. Ndashaka kubaza rero kuri kote ya Nyagiso na Patino mwabanaga gute ku mpande zombi ndetse cyane cyane by'umwihariko kuko mumeze nk'abakompeta kugira buri wese yakora ku buryo kugira ngo akore byinshi byiza kurusha ibyundi. Ntago navuga ngo twari turi mwihangana kuko ugiye no kureba ibintu bakora ni ibintu biri bitandukanye. Umwe ashobora gukora ama action menshi. Yego. Undi agakora amagambo menshi. Urumva abo bantu babiri nta hantu bazahuriza. Sibyo? Kuko ndakeka niba ntibeshye amakomedi twakoraga menshi cyo gihe yabaga yiganjemo ama action menshi ariko wajya kuri kote Nyagiso ugasanga action ni nkeya ibiganiro byo byabaye byinshi kandi byose bigahuriza hamwe ugasanga ni ibintu bimeze neza. Urumva rero ngiye kumbwira ngo twari duhanganye ntago nakumva. Uhangana n'umuntu mukora ibintu bimwe. Sibyo? Ushobora kubikora mu buryo bwa action ariko n'ubundi turi muri ya domaine imwe undabikora mu buryo bw'amagambo n'ibiganiro ukumva nyine bya bintu byose biraza bigahuriza hamwe. So rero ntago nabajya kubakompara cyangwa bagereranye kuko bose n'abakozi b'abahanga. Yego. Cyane. Uyu munsi wa none nkuko ndi kuvuga ngo nyine wenda nari ntangiye kuri kote ivuga ngo hagombaga kubaho icyitwa gukompeta ku mpande zombi
kandi uvuze ko nyine bitewe n'imibanire yanyu mwese nta gukompeta nta guhangana kwari kurimo ntako. Ndagira ngo wenda nkubaze nk'umuntu umaze igihe kinini mu ruganda rwa comedy. Uyu munsi wa none tumaze kugira abakomediye benshi ariko ntago ariko bose twabarondora. Tubaza kwibanda ku gisate cy'abantu turi buze kugerageza kuvuga ko bayingayingana. Habaye witwa Patino, habaye witwa Nyagso, ndetse by'umwihariko haza no kuvuka undi mwana witwa Mitsutsu. Uyu munsi wa none babaye abakomediye batatu ndetse banagerageza gukora ariko bashyizemo imbaraga. Uko byagenda kose habaho muhitinzi ndetse akabona superstar. Ndagira ngo nk'umuntu umaze igihe kinini muri urwo ruganda ubashe kuduhuriza hamwe. Iyo urebye kuri kote yawe nk'umuhanga, nk'umusesenguzi cyangwa se nk'umuntu wimazemo igihe kinini hagati ya Patino na Nyagso, iyo urebye ubona umuhanga arinde? Bombi n'abahanga. Bombi n'abahanga. Uko byagenda kose nta bantu banganya ubwenge. Yego. Bombi n'abahanga. Impamvu mbwira ko bose bombi ari abahanga. Yego. Buri wese n'umuhanga mu buryo bwe. Mu buryo akoramo ibintu bye. Yego. Bibaye ngombwa ko bakubwira ko ugiye gutanga award ihabwa umunyarwenya umukomediye umwe mw'abo bantu babiri, igatwara umwe undi agasigara wayihande, bose nayibima. Bose nayibima. Why? Impamvu nkubwira ko bose nayibima ni kuko buriya no mu ishuri uzarebe niyo umuntu yajyaga kuba iyo mu ishuri habagamo abana babiri ba mbere. Icyo gihe uwa mbere yabaga ari babitaga babatondeka bagendeye kuki kuri alphabet. Yego. Sibyo? Bari abahungu bombi rero icyo nakubwira bose nabahanga ku rwego rwabo kandi awa duri kuvuga bombi barayikwiriye. Yego. Rero aho kugira ngo ngiye nyifate nyihereze umwe kuvuga mu rwego rwo kuvuga ngo akira iyo awa durayikwiriye runaka sigare ntago byakunda. Uko ntago ushobora gufata abantu babiri ufite ikintu kimwe ngo gihereze umwe kandi undi asigare kandi bose uzi ko abo bantu bose bashoboye ibi bintu barimo byo bose babishoboye. Bose rero nayo naba. Impamvu nayo mbivuze gutyo habaho gutoranya nyine nimba igikombe ari cy'umuntu umwe. Yego. Ntago ari ukunda batarahatanye cyangwa atarakoze ibikorwa ariko hari udomina undi ukabona ko amurusha ubuhanga cyangwa se nyine afite ahandi hantu nyine we amurenzeho. Uyu munsi wa none wenda nibanze kwabo bantu babiri kuko nzi ko mwakoranye ku mpande zombi ndavuga ati reka nze mbahuze, ariko none hanga ndonye kugufata nk'umunyabwenge ndetse umuhanga ni nabyo ni nako bimeze. Umwe mu bantu nyine bakora ibintu ukabona gukora ibintu uzi kandi wumva. Tuzi uwitwa Mitsutsu na none tukamenya n'uwitwa Dr Nsabi. Abo nabo nabandi bantu babiri nabo baje muri competition imwe ndetse banaza mu gihe kimwe. Uyu munsi wa none kuri kote yawe iyo barebye bombi ubona umuhanga arinde muri comedy? Icyo kibazo nukomeza kukimbaza kukigusubiza biraza kugorana. Kuko wari gufata ibintu ukagereranya ibintu bihabanye. Sibyo? Nakomeje kuvuga ndavuga nti ari Patino ari Nyagso bose nabahanga kuko nabahanga ku ruhande rwabo. Abo nabo rero unyumgiye niyo ugiye kureba usanga nabo bakora ibintu mu buryo bwa comedy. Yego. Ariko ugiye kureba uburyo babikoramo ntaho bahurira. Aho bahuriye. Kuko buri wese afite umwihariko. Yego. Ari Nsaba afite umwihariko we, Mitsutsu nawe afite umwihariko we. Umugira Mitsutsu mutandukanya na Nsabi. Ku buryo ushobora kubatereka hariya ukamenya ngo Nsabi n'uyu, Mitsutsu n'uyu. Sibyo? Yego. Buriya ugereranya abantu ubona bari bahanganiye mu kintu kimwe. Ariko bo ntago ngende bara nko guhangana. Sibyo? Bibara nko kuvuga ngo ngiyewe nkore cyane. Ibikorwa byanjye birushaho kugira gute kumenyekana. Ariko buri wese akabikora mu buryo bwe. Yego. Yego. Bivuze ko buri wese afite content yiwe itandukanye n'iyo. Cyane rwose ariko bakora akazi kamwe bakora mu kintu kimwe. Aho rero wese ukoma hasi nako ngo ukomye ku rusyo koma n'ingasire. Ubwo tuza guhuza abantu babiri noneho bakora ibintu bimwe. Icyo nshaka no kuri buze kubahereza amanota noneho magingayo. Ukavuga ati uyu nguyu yarenze kuri uyu ku mpamvu runaka. Bizanze bikunze noneho tuzi witwa Bijiyo Bija na Nsabi. Ni bamwe mu bantu noneho bahuza ururimi. Guhuza ururimi no guhuza imikorere ntago bihura. Akwaretse kugorana. Ntabwo ndi kugorana. Nje ndi kukubwira ibintu nzi neza kuko abo nabantu nirirwa nabo maze imyaka 2 nirirwana nabo ngorana nabo urumva umunsi ku wundi. Urebye imikorere ya Nsabi n'imikorere ya Bijiyo Bija. Ntabwo bishobora guhura. Ku buryo se bigana bose bahereza umwanya wa mbere. Ntabwo ari kuvuga ngo bigana bose nabahereza umwanya wa mbere. Tubifata nk'abantu bari mu ishuri noneho. Tubikore nk'abantu bari mu ishuri. Ari wowe mwarimu wabo rero uzabahereza indangamanota. Uyu munsi wa none ninde wagira uwa mbere undi ukamugira wa kabiri? Ndi nagira wa mbere namundi ngamugira wa kabiri. Byose biva kuri performance batanga. Sibyo? Bijiyo Bija ufite uburyo akoramo ibintu bye ukabona biryohewe ukabona bikunze. Sibyo? Ntansaba akagira uburyo akoramo ibintu bye
ukabiryoherwa rwose ukabona ni byiza biranaryoshye yego rero ni nko kumbwira ngo ufite abana babiri urumva b'impanga uragiye uzanye irindazi rimwe kandi uzi ko abana ari babiri urifashe urihereje umwe atakira icyo gihe uwo mwana wundi uko yasigara ameze nawe urabyumva uvuga ati se icyo gihe uretse n'icyo gihe bo ubwabo nabangiye kubahanganisha nkareba nkavuga nti nabangiye kwa kwitekerezaho cyane sibyo gutekereza cyane nako zineka navuga kwitekereza kuko n'abantu bakuru sibyo buriya bijiyo bije afite uburyo akora afata amagambo yakayavanga na action ukabona ni ibintu biryoshye ariko nsabi yakwicara kubitewe nyine amagambo avuga ari mu bwenge bwinshi ukumva nabyo ni ibintu byiza cyane sibyo ngiye nakomeje kuvuga ndakuga nti umuntu wese ubona muri uruganda ngiye nushaka undi muntu uza guhanganisha na bijiyo bija urumva bakora ibintu bimwe ndakumva ariko nujye gufata abantu babiri tureke kugenda ngo bose bahuje ururimi yewe sinzi n'umuco bashobora kuba bahuje sibyo ariko nujya kureba imikorere yabo ni ibintu bihabanye cyane yego rero kimugira bijiyo bija undi kikamugira nsabe yego yego nabyumvishe buriya ngo hari impamvu buriya bintu kugenda bihuza kuriya nta mpamvu nimwe ihari man abantu ni bari abahanga tujye tubyemera ko ari abahanga sibyo yewe impamvu uri kugusubiza gutya abo bantu bombi nta numwe mfitiye amarangamutima yego sibyo kimwe ni nka kwa kundi ujya kumva umuntu araje kubashije ngo ari Cristiano na Messi nde muhanga ni Messi kuri wowe ariko hari n'undi ushobora kwibwira agata ko ari Cristiano ariko ngiye mu mboni yanjye mbirebye mbona bose ari abahanga yego umwe ari very talented undi akoresha imbaraga kandi ukabona biraryoshye sibyo rero kuza kumbwira ngo runaka n'umuhanga n'umuhanga kurusha runaka ntabwo nakumva ntabwo wabyumva ntabwo nabyo yego yego Renzo uyu munsi rero ngo numwe mu bantu batangiye sinema kera by'umwihariko ngo witwa Kiramani ni umwe mu bantu bakuze bagufana yase kandi ngo numwe mu bantu bakuze ntago nakwemera ko umwe mu bantu bakuze bamfana kuko ibintu nabyinjiyemo nyuma ye rero kumbwira ngo numuntu akuza mfana waje nyuma yese naje nyuma ye yase kandi Kiramani yaje mbere man konzi ko nakumenye mbere yo kumenya Kiramani oya ubwo ushobora kuba waribeshye kumbona oya ahubwo nshobora kuba naragufanaga mbere ariyo mpamvu cyangwa se waramfaniye mu bikize ngo oya urumva hari ukuntu reka manze nkubwire niba nibeshye 2019 niba atari 2018 nibwo Kiramani yakinnye video ya mbere icyo mu TV nimba ari Kim TV icyo gihe ngewe n'igitekerezo cyo gukina filime sinari nzi ko kizavamo ubundi ngiye nakuze nzi ko nzaba umunyamuziki oya se kandi yego nza kwisanga ndi mu gisata cya filime buriya ufite n'impano yo kuririmba oya ntago nakuvuga ngo ari impano hari ukuntu uba ukunda ikintu sibyo ukumva wagikora sibyo rero nza kwisanga ndi muri filime rero byose biruzuzanya umuziki na filime biruzuzanya yego uyu munsi wa none impamvu nari ntangiye kuri kote ivuga ngo rumwe mu bantu batangiye mbere ya Kira mwarakoranye ndetse na n'uwo muracyakorana uyu munsi wa none nka Renzo watangiye 2020 ni umwe mu bantu bafite timu ngari izwi ikomeye by'umwihariko unayoboye yego uyu munsi wa none uri umwe mu bantu bakomeye cyane mu cyitwa Kiramani Empire by'umwihariko ndamutse mvuze ko abenshi mission bajya hari wo yibahereza sinaba mbeshye sinumva uburyo ushaka kumbwira ngo nkomeyemo gusa icyo mpamya cyo nuko akazi nkora ndakishimiye yego icyo nari nshatse kuvuga sinzi nimba nabyita manager cyangwa supervisor cyangwa se umuyobozi runaka ariko icyo nzi nuko uri umwe mu bantu bayoboye timu ya Kiramani yego aho nturi kubeshya ntabwo uri kubeshya okay uyu munsi wa none kwisanga nka Renzo uwinjiye muri sinema atazi ko bizakunda atazi ko bizemera uyu munsi wa none akaba ari umwe mu bantu bakomeye cyane muri timu ya Kiramani ndetse akaba ari n'umwe mu bayobozi bahedinze abandi bakozi bo muri timu ya Kiramani wabyisanzemo gute wabyakiriye gute uyu munsi wa none wiyumva ute ikibazo ntabwo cyoroshye kugisubiza uraza kucyumva uri kucyumva mbese kucyumva ndacyumva ariko kugisubiza ntago ari ibintu byoroshye kuko iyi timu nayisanzemo nk'uko undi muntu wese yaza akayisangamo nk'uko nawe waje uyisangamo kuko nzi ko nawe uri umwe mu bakozi
bakiramani sibyo Yego. so rero kwisanga aha ntabwo ari ibintu byabyutse mu gitondo ngo bihite biba bifite aho byaturutse bifite aho byahereye urumva Yego. kuko kiramani ntekereza yuko dushobora kuba twarahuye 2021 2021 oya 2020 mu kwezi mu mpera z'umwaka kuko ndakeka nibwo ni video ya mbere nibwo twayikoranye urumva rero gukorana n'umuntu muzi uzi neza kandi nawe akuzi neza azi icyo ushoboye kuguha inshingano ntago bigorana Yego. kuko ntago yakwifata guhereza inshingano azi kutazishoboye kuko ndabizi ni umwe mu bagabo bazi kureba impano kabone n'ubwo utari mu kintu warakureba akakikubonamo we cya kintu utibonamo wakikubonamo Yego. kuko ngiye nk'uko ngubu ndibuka fatiza inshingano nazifashe nsimbuye Stone Yego. giye dutangira navuga ati ngiye gusinya contrat y'amezi 3 nibyanga ndakomeza akazi nakoraga muri Kiramani Empire ibindi bihereza undi bishaka undi muntu bihereza turatangira ibintu bigenda neza maze kugenda neza nibwo twasinye amasezerano y'igihe kirekire avuga ati rero ugomba kumfasha gukora aka kazi tukareba ko twatera imbere nkiteza imbere nawe ugatera imbere uza kwisanga ubaye manager yego uyu munsi wa none sinzi uburyo ndibuze kubivuga kuko ni n'ibyumugisha cyane reka nangushimire ahubwo kubw'uwo mwanya mwiza wahawe ndetse ukaba uri n'umwe mu bantu bawukora neza ngiye nkunda uburyo ukoramo karakazi reka turabibara nka promotion nka promotion mu kazi sibyo Yego. kuko natangiye mfite izindi nshingano nzivamo njya mu zindi kugira ngo ngeraho ndi uyu munsi ndakekeza nari maze gukora inshingano zigeze kuri 3 muri Kiramani Empire Yego. hari ukuntu abantu bashobora kubona bakabona projet yasohotse urumva bakagira ngo iyo projet yasohotse hari ibindi bintu biba byakozwe inyuma Yego. sibyo ariko hari abantu batabitekereza gutyo hari umuntu ureba filime editinze yarangiye akavuga ngo apo ngibi mu minota 30 ngiye na shooting mu minota 15 sibyo ariko ubyemera ugeze kuri set Yego. inyuma ya kamera haba ari abandi bantu haba ari umuntu ukeneye kujya kuzanira abana amazi yo kunywa ukeneye kujya kuzana utundi tuntu bakeneye urumva ibyo bintu byose ni inshingano ziba ziri kuri set abandi bantu batazi umuntu ubona filime yarangiye agira ngo nyine ni uko nguko byubatse Yego. rero nabanje gukora akandi kazi gatandukanye muri Kiramani Empire abanje gukora akandi gatandukanye wagiye uzamuka kuri level promotion ntago twahuye gutyo ngo ahita mbwira ngo fata inshingano zo kuyobora aba bantu Yego. Uyu munsi wa none twese turabizi uwitwa kuyobora abastari ni ibintu bigora cyane kumva ko witwa Renzo ari mu bantu ubayoboye Bijio Bijansabi Nyambo Aisha Nana n'abandi bantu bagiye batandukanye mbese ni ubodaringa ni ubaheza gahunda ugomba kugenderaho uko byagenda kose kandi binazwi neza ko ugusuzuga ufite cyo kumwirukana no kumuhagarika kwirukana abantu ntago biri so kuvuga hari kwirukana umuntu burundu hari n'ukuntu umuntu ashobora gukosa ariko ukosora imvugo nta kwirukana kurimo ariko wamuhana nta muhana hari guhana umuntu ushaka kuvuga sindi kukumva Yego. ndamuhana gute urumva byanze abantu ubundi abantu bagorana kuyobora n'abana Yego. ariko iyoboye abantu bakuru kandi none bafite ibyo bagezeho sibyo ntekereza ko umuntu abazi icyo ashaka ntago bisaba kugira ngo umwibutse umwinginge abazi icyo ashaka we urumva rero simpamya yuko kuvuga ngo urabiruka none se wakurikana umuntu gute kandi uzi icyo ashaka ntago byashoboka Yego. Uyu munsi wa none ni iki kintu wabwira undi muntu ufite impano wifuza kwinjira mu ibi bintu ngiye nk'ubu ngubu njya nkora n'ikibazo kimwe bakubitana n'umuntu akambaza ngo kwinjira muri team yanyu bisaba iki sibyo Yego. iyo mubwiye ibisabwa urumva ahita atangira kukubaza ngo kenda byumva ariko se ngiye nzungukirahe Yego. filime ni ikintu umuntu ashobora gukora kikamutunga kikamugaburira kigatunga n'abandi bantu ariko bifite aho byahereye ntago ari ibintu bimanuka mu kirenge byikubita hasi nk'ubu ndi kuguhereza urugero rw'imyaka 5 hari abamazemo 10, 15, 20, 30 abona cyo cyarimo simbizi kuko cyo ni n'umunyamuziki urumva rero ntekereza yuko ndacyari muto mw'ibi bintu Yego.
imyaka 5 ntabwo ari myinshi sibyo ariko experience maze kugira y'ubuzima mw'ibi bintu byibuze ni nka 40% yabyo sibyo hari ibindi nayo ngikeneye kubona cyangwa se nzanabona sibyo rero umwana ushaka kuza mw'ibi bintu nabanze yubaka ikizatuma nyine ibyo bintu bibamo agashingamo imizi koko naho kuza mbwira ngo ngiye yego ninemeye gutanga ibyo munsaba ariko se ngenze umukiraye yego already ugiye guhabwa platform iyo platform ugiye guhabwa uzayikoresha ute ukuza yikoresha n'ibyo bizakubyarira iki inyungu yego kuko kumbwira ngo uraje mu gitondo ngo uraje ngo gushaka amafaranga kora cyane kandi impano yawe ukomeze kwiryaza nicyo kintu ngiye nababwira yego Lenzo urumwe mu bantu bayoboye timu nanone ndibuze kwibandaho mu minsi mike yarishize ufite inshuti yawe yitwa Nana ndetse n'inshuti yawe yitwa Mitsutsu by'umwihariko ni n'abantu uyobora muri timu yawe mu minsi mike hamaze iminsi ariho saga yabo nyuma y'uko baje kwisanga bakundana ndetse nk'abantu bakorana yaba muri timu yawe uyoboye cyangwa se no muri bikorwa byabo bigiye bitandukanye uyu munsi wa none harimo umwuka utari mwiza mu mibanire yabo cyangwa se hagati yabo bombi ese kuri kote y'akazi ntacyo byangiza ngiye ku ruhande rwanjye ntacyo byangiza buri wese yubahirije inshingano ze undi akubahiriza ize ibisigaye ni ibyabo ku ruhande kuko bafite uburyo bahamagarana bakaganira bo ubwabo sibyo rero ngiye kwinjira mu buzima bwabo haba ndi kucyangiza pe ndebana n'akazi duhuriramo ibisigaye ku ruhande uko ubyumva nanjye niko mbyumva yego rwose nihe message bababwira ku giti cyabo bombi message nababwira ntayo nta message bababwira nta n'inama babagira reka mubwire cyucyo bari ikintu utazi sibyo yego abantu iyo badesize bakavuga ngo twebwe turakundana bakabishyira ku mugaragara abantu bakabibona sibyo bajya gufata umwanzuro wo gukundana ntayo baba babwiye niyo bafashe umwanzuro wo kubishyira hanze ntayo baba babwiye nibo bicara ubwabo bakabyemeranya bakavuga ngo tubishyire hanze ibi bintu sibyo nibyo bapfa bo ubwabo sinzi ngibyo bapfuye sibyo yego nibyo bapfa bo ubwabo nibo babizi sibyo nabo bantu ubwabo bagomba kwicara bakabyikemurira ngiye kumbwa ngo ndaba message ntayo pe ni nka kwa kundi umbwira ngo ugiye gukiza umugore n'umugabo bagahindukira bakakudiha barangiza bagasubira bakongera bakarwana yego so rero nta babage bifashe kuyo ngingo gusa uzamamagara mbwira ati nagize ikibazo gutya mu kazi ntago ndi buboneke uwo nzamwumva naho numbwira ngo ngiye kujya mu by'inkundo zabo naho ngiye kwinjira ubuzima bw'abandi ntago wabyibandaho oya hari no kubyibandaho hari n'ibintu tutinjiramo kuko bitatureba urumva nese ubucyucyo tuzahure washwanye na sheri wawe nze kukubwira ati kuki washwanye na sheri wawe wapi ntaba ndi kukwinjira mu buzima ubwo rero ubuzima bwabo bagomba kubamo kandi ups and downs zihoraho mu rukundo ejo n'ejo ubundi bakumva banasubiranye nta wamenye ntibatanasubirana kandi numva nta kibazo byaba biteje yego urumva kuko byose ni ibintu bagomba gufata umwanzuro kuko ndi bakururika n'abantu bakuru so dusuza ikiganiro ndagira ngo kwitafari abantu bagushyiriyeho kugira ngo uyu munsi wa none uburi Lenzo tuzi hari ababigizemo uruhare ndagira ngo ugira icyo ubabwira na message wabagenera abagizemo uruhare mu kuzamuka kwawe ndetse no kuba tuzi Lenzo uyu munsi witwa na manager mu bikorwa runaka bya team ikomeye cyane hano mu Rwanda. First of all ndashimira Patino kuko Patino niyo wamfashe anshyiraho abantu bareba sibyo niwe watumye menyana na Kiramani sibyo rero aho yicaye yumve yuko mushimira kandi mbikuye ku mutima Kiramani we icyo navuga ntago nakibona sibyo yego ntago nakibona kandi wicyo navuga Imana ijye imuha umugisha kuko ni umupapa mwiza pe umupapa mwiza kandi noneho byongeye na boss mwiza sibyo umuntu wese yakwifuza gukorana nawe ni wa muntu wumva ni wa muntu ushira mu gaciro mbese mu magambo make ni umupapa mwiza kandi ndamushimira ku bikorwa amaze gukora ubuzima bwanjye kuko hari n'ibindi byinshi ateganya gukora yego ibi byonzi nibyo ntazi yego rero urumva we mfite byinshi byo kumushimira byinshi cyane gusa kubifata gutya ngahita mvuga ni gushimira ibi n'ibi
naba nihuse cyane Mm. kuko dufite byinshi byo gukorana pe cyane yego byiza biracyahari ibyiza biracyahari kandi ni byinshi cyane yego yego byanze bikunze witwa Lenzo afite imbuga nkoranyambaga akoresha abantu bashobora kuba bamushakiraho bamwandikiraho ndetse n'abifuza kumwaka indi serivisi runaka ni gute Lenzo bashobora kumubona imbuga zanjye zose nkoresha abe Instagram abe TikTok hose ni Lenzo yego bagiyeho bagufollowing yego reka tugushimire cyane wakoze kwitabira ibiganiro bya Big Town TV namwe mwakoze kunyakira yari manager wa Kiramani Empire cyangwa se Lenzo ariyo twaganiraga muri aka kanya ngene ndi Professor Cyucyu kuri Big Town TV kuri kamera twari kumwe n'uwitwa Mike icyo ngusaba nta kintu kana subscribe wibuka no kufollowinga imbuga nkoranyambaga zose za Big Town TV ciao ciao